Imeze neza kandi amfashe neza, nanjye ndi gushima ko ndi kuri muri Musanze, ni kwishimira. Nuko Musanze niyo yamaye amahirwe yo kuza hano, hari n'izindi zamaye amahirwe yo kujya kuzikinira, ariko ntabwo tumvikanye mu bijyanye n'amafaranga. Yego, oya yamaye amafaranga menshi kurusha abandi, niyo mpamvu nahisemo hano. Intego mfite nk'ibisanzwe ugutsinda ibitego no gufasha umugwi wanje kugera mu myanya myiza. Yego, hano mu Rwanda nafata nko mu rugo, kuko ni imyaka maze hano, maze no kubamenyera cyane. Nta kintu gikomeye kuri je kuko maze imyaka myinshi hano. Yego, ibyo nzi ni 91, 91. Oya, birashoboka uyu mwaka birashobora kugera 100, cyangwa bitagira byose tubitega amaboko y'Imana. Oya, imbaraga zirahari, nuko na mahitamo ya kocha ari plan izo afite, je ndabyakira. Yego, tubiteguye neza kandi abafana bacu baze badushigikire, ndabizi ko tuzitwara neza.